Mwiriwe tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ishyano byiriwe rikotsorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nguni zitandukanye. Imirwano itoroshye, abahangana bikomeye, abafite ibikoresho bya gisirikari babandi bavuze bati tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma, nabwo tuzijya twemera guhagarika imirwano cyangwa se gushyira imbunda hasi mu gihe ibice byose dushaka kwigarura twabyigarurira. N'abazarendo bavuga gutyo kandi na FARDC ibivuga gutyo ko bazabikora bagakora ibishoboka byose bakigarurira ibice byose M23 irimo. M23 iti tuzigarurira ibice byose namwe murimo, tuzigarurira ibice byose mutera muturukamo, kandi tuzakoresha imbaraga zose kugira ngo dutsinde adui, dutsinde umwanzi. Abazalendo bati olinga te tokozo ngisa bigumba niyonso oyo M23 akangaki no kimpenza. Bati wabsanga wazemera tuzigarura imiti yose M23 yigaruriye vuba cyane bishoboka. Ekangaki eki tuzabikora, tuzakoresha imbaraga zose, muzabibona vuba hangaha no kimpenza. Tuzagira inani muri iyo miji. Niye miji bashaka kwigarurira Goma ndetse na Bukavu, kuko bavuga yuko ari imiji iri mu 23 kandi mu buryo budakwiriye, kugira ngo rero babashe guca ihuriro cyangwa se umuhanda uhuza Goma na Bukavu. FARDC na wazalendo buriya cya gitero bagavye Lumbisi cyari gitero cyateguwe neza, bari bazi impamvu yacyo. Uzikuru rugamba rwo gufata Lumbisi uko rwagenze kose, bari barangije guhabwa amakuru n'abakuri frontline babwira abari imbere bati mwini muza mugafata Lumbisi, hari uduce tubitwa ingenzi bareta mwigarurira, mwamara kudufata hehe na M23 ngizongeye kunyuza imodoka za gisirikari Minova Numbi igana muri Bukavu, ubwo nyine n'igice cyegereye Kavumu. Muramugiye gutuma sigana inzira imwe rukumbi yo mu mazi na itazabitekanye, kuko muzamaze gufata ndetse n'umwaro wo ku kiyaga Tanganyika, ku kiyaga Kivu, basi kiyaga cya Kivu, uryo mushaka gukumira ubwato bwa gisirikare butwaye abasirikare ba M23 cyangwa se l'enfol. Izo ni umupangu ndaje mbikubwire kamwe kandi uko bizagendekeye. Lumbisi yamaze kujya mu moko ya FARDC na wazalendo. Hanyuma agace ka Kabingo aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru hafi ya Ngungu, wazalendo yamaze kuyisubiza ngo gahunda n'ukwerekeza Rubaya, ngo nta gusubira inyuma, nta guhagarara, ngo ikibazanye barakizi. Ariko iyi l'enfol bakoresheje kinse bazanye maze agakora strategy yo kurwana muri kano gace ka Kabingo. Abazalendo niba banditse dusanzwe tuzi biba mahene bafata ku ngufu, cyangwa nabandi kisekedi Chirumbo yazanye ku mirongo imbere ku rugamba. Zagenze gute ubimbaze ndabikubwira. Ibyo gusa ariko Bisimwa Bertrand we avuga yuko gukorana kwa FARDC na FDNB gisoda cy'igihugu cy'u Burundi ngo n'ukwica gusa, n'ukurenga ku mahoro, n'ukwica inzira karengane. Ivyo avuga yuko ari za byasiri kinyo ku muntu byapanzwe na Kinshasa ifatanije na FDNB, kandi ibingi babikora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'igihugu cy'u Burundi bajishinja kugira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi ukomeje kwibasira inzira karengane zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza nkubwire amagambo ya Bisimwa icyo yayavugiye ndetse nuko yayavuze. Kongo muri Loni yo yashinze RDF na 23 gusuzugura umwanzuro 2-karindwi-3 wa UNESCO cyangwa se UN Security Council wafashwe usaba M23 guhagarika imirwano no kuva mu bice byose yigaruriye hagagaruka ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Uyu mwanzuro banga kuwushyira mu bikorwa mu Kongo uhagarariye leta ya Kongo mu muryango w'abibumbye. Ibyo yatangaje byose ndabikubwira n'impamvu bashyize mu mazwi y'igihugu cy'u Rwanda. Nyamara igihugu cy'u Rwanda cyo kigaragaza ko bikomeje kubera ku butaka bwa Kongo hari ababigira iturufu bakibasira igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye cyangwa se mu kiganiro yatanze muri Unity Club, ni ahaberaga inama ya Unity Club, Perezida Paul Kagame yavuze yuko hakiri uguhangana gukomeye cyane n'abantu bakomeza gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ibibazo byo muri Kongo ngo ari benshi bakomeje kubyuriraho kugira ngo bashinje igihugu cy'u Rwanda kuba mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyo u Rwanda rwahakanye ukavuga ko ari ikinyoma, nta kuri na gukeya kubirimo. Izo nazo ndabigarukaho. Sibyo gusa M23 yashyizeho uburyo bushya bwo kugenzura imisoro, uburyo bw'imari muri Kivu y'Amajyaruguru, korohereza abasora ndetse nyirizina no kongera kugenzura imari mu bice byose igenzura. Fati Beto abakongomani nyuma yo gutsinda ngo berekeze mu mikino yo gukuranamo
amakipe 32 mu gikombe cy'isi. Mujyi wa Goma ku isaha saa 9 za mu gitondo tariki 28 nyuma yo gutsinda Uzbekistan ibitego 3-1. Imyidagaduro kwishima bihereza impande urubyiruko bati faci beto. Ndabigarukaho mubwire n'impamvu babivuze ndetse n'andi magambo yumvikanye muri kino gikorwa cy'ibyishimo zabo igoma. Jewe ndumungu wa Kamanzi w'Urwanda ngo ikaze ngo tujyane ku musozo ku makuru yose ari kuvugwa ku mpande zose nta na rumwe dusimbutse uko bivugwa niko tubitangaza. Ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nizo ibikomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Kongo tubihereye ku 200 ku rugamba. Uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026 urugamba rwongeye kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyepfo. Uraginyihanganira muri konza kukubwira ibya Lumbishi mujyane gatoya mu Minembwe. Minembwe imaze iminsi ari urubuga rw'intambara ku buryo rweruye, ariko muri iyi minsi bikuvugwaho gake ariko n'ubundi intambara ntabwo yashize. Hari impamvu eshatu bivugwa yuko intambara itakiri intambara ikomeye cyane. Makuru ya mbere aturuka ku 200 ku rugamba muri Minembwe avuga ko FARDC udusozi bifuza kwigarurira kugira ngo bagote Minembwe barangije kutugiramo bazikaje gusa gasozi ka Ruhina Mavi n'utundi dusozi twose turi strategique barangije kutwigarurira bari gutegura Ramfol kongera kohereza abasirikare b'ingenzi n'ibikoresho hanyuma no kugeza kwa muganga inkomere zakomerekeye ku 200 ku rugamba ngo hanyuma bahite bitegura urugamba rwinjira indani muri Minembwe Centre. Amakuru akemeza yuko batari bonyine bari kumwe n'abacangiro batutse mu bihugu by'amahanga biri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babandi bo muri Black Hole ngo bafite gahunda kuzajya kurwana indani muri Centre ya Minembwe bahanganye na 23. Icyo ngicyo cyabaye gutuma imirwano itumvikana cyane kuko abari kuri front line kuri ya misozi bigaruriye nagure batangiza ibitero za offensive kuri 23 isa nkaho nayo ikiri muri Minembwe indani. Gusa ku ruhande rwa Bidegu niho zose wavuga ngo uyu munsi byavugiwe aho ibitero bitandukanye byongeye kumvikana mu gace ka Bidegu na gace mu masirasuba bwa Minembwe ugana mu kerekezo cya Musambia ndetse na Pwezelo aho iherereye. Amakuru yemeza ko abazalendo bafite position muri kira karere bongeye kwatakwa na 23 ubwo 23 ageragezaga gutsinda cyangwa se kurimbura izi position kugira ngo iyo position ya FARDC wazalendo idakomeza kubera icyugazi 23 ndetse no kubera rutangira 23 twigwaneho ngo idakomeza kubona inzira igana mu gice cy'Iburasirazuba. Abaye mu Rwanda utoroshye kuko wazalendo na FARDC byabasabye kwihagararaho cyane ku 200 ku rugamba ngo asubize inyuma 23. Amakuru yemeza ko igikorwa cyo gusubiza inyuma cyagejeje ku masaha y'isa 10 n'igice mu kanya gato gashize kugira ngo bigize inyuma M23 twirwaneho bari baje bakakiye bagomba kwigarura ku gace Bidegu yose bakayinjira. Gusa FARDC ngo yuko yazanye abasikari b'imitamenwa b'inkorokoro n'ikoresho bya gisirikare byinshi. Ikindi kandi ngo zatwone nka KH6 ndetse na kamikaze ziri kugenda zica intege M23 uburyo bari biyemeje kugaba igitero ntibite bugenda nkuko bapanze bite nuko mwe mu nkokora n'izi drone. Ariko amakuru batangaza ndavuga abazalendo na FARDC bakavuga ko icyo bari gukora cyane cy'imbaraga ari ukwirinda ko imirongo barimo gukoreramo cyangwa se front line bahagazeho M23 twirwane itaza kuhagera. Nubwo na M23 ivuga yuko idafite gahunda yo kwicara ngo ituze itari yasubiza inyuma FARDC ndetse na wazalendo ngo aburu duce tw'ingenzi cyane bivuga ko bagezemo uko ari uduce dukwiriye cyane ko M23 bidufite mu gihe yabigifite umugambi wo kugenzura Minembwe naho kudutakaza kwa M23 bivuze ko bizegereye gutakaza Minembwe mu gihe baba babuze imbaraga zo kuvanamo wazalendo. Rero mu Minembwe bisa nkangaho ari ibyo byire bivugwa nubwo za nkuru zashinjaga FARDC kurasa ku bitaro bya Minembwe zitigeze zirangira. N'uyu munsi ibyo birego bikishyirwa ku mutwe wa FARDC ko bica abasivile barenganya inzira karengane bica ingo z'abasivile bakazibasira. Nyamara FARDC kavuga ko ibihanganye n'umutwe yekomeje kuyirwanya kubwirizo bakaba bemera ko intambara ari ngombwa
no kuri M23 twirwanyeho bari indani muri Minembwe kabone nubwo ngo abasivili bigenderamo. Impamvu nuko ngo hari imirwano nyine indani muri Minembwe kandi ntabwo M23 yirwanye ngo habura bapfa. Ibyo ngibyo nibyo byireguro bya FARDC ndetse witwa Kongoro we agashirira M23 kuba ari bo barasama civil bo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo kunde babyitire ngo FARDC. Hanyuma tukivuga kuri ibi ngibi za Lumbisi. Lumbisi iri hirya nase ututse Minembwe ni ruguru gato kuko uva Minembwe ujya Walungu Kalinga Walungu kajya muri Kabare bumvingane ukaba muri Kabare ujya muri Kalehe naho iyi mirwano yabereye muri Lumbisi. Lumbisi agace kali strategique cyane ukurikije aho gaherereye uturutse ku gice cy'amajyaruguru ya Kivu y'Amajyepfo uvuga ngo ugituka muri Goma uhitamanuka muri Minova ugakomeza werekeza muri kani ya Pinga ukayerekeza ndani mu gice cya Lumbisi ari naho nyirizina inambara yabereye ihangamiro rikomeye cyane. Ku mugoroba wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo byatangiye kumvikana ko FARDC na Wazalendo bari bamireye nabi M23 twirwaneho bakirukanka agace ka Lumbisi cyangwa centre ya Lumbisi bakayisiga yonyine FARDC na Wazalendo bagahita binjira muri Lumbisi nta gutindiganya byako kanya bagahita baza kugenzura ako gace ka Lumbisi nko bigarukaho n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo bageze muri iyo locality ya Lumbisi. Lumbisi ndanyihanganira gatoya nge nawe tuyitegereze kuri kalita urebe neza ahantu herereye uretube na icyo FARDC yakoreye M23 nimba nta gikozwe ngo M23 ibe yakisubiza ako gace bisa naho nubundi yatakaje igice cy'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba igice cy'i strategique. Iyo ni centre ya Lumbisi inavugwa ko bageze mako ya FARDC Wazalendo kuri ubu ngubu akagani centre ka Lumbisi ukaragenzurwa na FARDC. Ndagira ngo ubanze use na kwitegereza neza ndagenda mfunga neza nigeze inyuma hanyuma urebe inzira kaherereyemo. Aho hari akaganza niho hari Lumbisi. Minova ngirire ya ruguru uturuka muri Goma uri kwitegereza iyi ngiyi ni Minova uza muri Numbi ukamanuka mu mice bya kani ya Pinga ukamanuka cyangwa se Kalangara ugakomeza ukaza kani ya Pinga ugakomeza ubwo watunze mu tundi duce duto dwa Dutu Makengere ukamanuka muri Bushushu ukajya muri Bushushu wava muri Bushushu ukagira muri Burera. Hanyuma aka gace ka Burera nyirizina niko gaturanye na ya centre strategique cyane FARDC bamaze igihe kinini cyane bari kunyotanira ku rwego rukomeye kugira ngo barebe ko bazayisubiza kandi ku muhanda uturuka kine Bukavu n'umuhanda uturuka Goma cyangwa se Minova ujya Bukavu ari no muhanda ugira ngaha kuri Lumbisi. Agace kali strategique kabirimo umurwano utoroshye kabarimo intambara ikomeye ku rwego rudasanzwe ndetse n'ihanganiro rikomeye cyane komeje kubera kugeza ku rwego benshi babona yuko FARDC yarangije gukina umukino M23. Niki kivugwa nyuma kwigara kano gace ka Lumbisi ubwo karimo za Bushushu agadusika nk'aho batukaguye niyo mara kukigarurira neza cyane akigarura n'uduce tuhakikije bagafata n'uyu muhanda nyirizina bakarangiza ugenzuye bakajya mu bice by'epfo hafi ya Burera. Urabona neza ko gufata ahantu honyine byonyine itabifunga umuhanda umanuka muri Burera Ihusu Nyambasha Mugenderwa uguturutse mu gace ka Katana Ruhihi ugahita kunyunuka nyirizina muri Kavumu centre ukomeza epfo mu muhanda ukugeza Bukavu. Mu gihe uyu muhanda wamaze kuburukwa na FARDC ndetse na Wazalendo hari imbaraga nyinshi za M23 bakumiriye ko zizakomeza kuboneka nka Lanfol y'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi ibyo bizatuma M23 ngiye cyose itekereje kugira ikikora yisanga inza yonyine rukumbi baba basigaranye ari yo mu mazi. Nyamara inza yo mu mazi nayo utakizira neza ko yaba ifite umutekano ku buryo bwuzuye. Uti kubera iki? Urabona wagaze muri Bushushu biroroshye cyane kuba abarwanyi ba FARDC bakinjira bakajya indani mu gice cyogereye Bushenyi ngo ni hakuno ya Burera bakajya muri kino kirwa ari naho batereka imbunda zabo bakagenzura amazi yose amanuka akagera indani ku gice cya Ishungu ndetse n'uvango ku ruhande rwa Kongo ku gice cya Bukavu. Aya ni amazi agerayo anyura muri iyo nzira. Inzango yabisigaje ni inzira inyuze ku ruhande rw'u Rwanda n'uvango uturutse kuri Kashofu ku kirwa cya Kashofu ukamanuka ku gice cyegereye Nyabitekeri ho ku ruhande rw'u Rwanda hanyuma ugaca kuri umuhura uri ku mupaka werekeza indani nanone muri Karambo Bukavu
ariko ukabona ko ari inzira idakunze gukoreshwa n'amato menshi ya FARDC kuko menshi yacaga hafi ya Mugenderwa ari naho yanyuraga igaza guparika ibikoresho byabo ku cyerekezo kigana Bukavu banyuze muri iyi nzira. Bivuze ko FARDC igenzura aka gace akagenzura umuhanda n'amazi byaza gukumira cyangwa se kubangamira nubwo atari 100% bitabura uburyo bihungabanyaho icyo M23 yakoraga cyo kumanura renfort mu gice cyepfo banyuze kuri aya mazi cyangwa se muri uyu muhanda nyirizina. Nizo biri kuvugwa cyane n'abakomeje kwandika kuzi inkuru yo muri Lumbisi. FARDC FARDC na Wazalendo bagaze ibitero mu birindo za M23 mu bice bya Lumbisi ndetse na Chambombo bahakura AFC M23. Muri komeza igira iti AFC M23 ubiri ku musozi witwa Bukumba, aho bivuga ko M23 ariho yakoreye reorganization cyangwa se Lodge yongeye kwisuganyiriza kugira ngo iribe ko ari cyo yakora. AFC M23 ntiragaruka cyangwa se ntagirigarurira Lumbisi ngo baze ngo bayivane mu nyine FARDC ku masaha ya nimugoroba. Bishoboka ko FARDC FDLR na Wazalendo bashobora gufatana none Shanzo ndetse na Numbi bikaba bizatuma umuhanda Goma Bukavu ufungwa burundu. Deni nakubwiraga renfort ikabita kikinganuka igera ku basekare ba M23 bigaragaza neza cyane ko ari cyo nubundi FARDC n'Abazalendo basa n'abashyize mu mutima kugira ngo bakumire M23 bayiburize nko ku nyungu yayo cyangwa se buryo yiboneraga renfort umusada ujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bukaba ari bumwe mu buryo bwabangamira cyane M23 mu gihe bwakomeje gushyirwamo akabaraga n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo bagafunga bafunze. Aho twari turi muri Kivu Amajyepfo ku nguni ebyiri Minembwe na Lumbisi ugana muri Kalehe uva muri Kalehe ujya muri Nyambasha Mugenderwa Katana tayari Kavumu Bukavu. Reka tuzamuke none tujye muri Masisi akarere gateganye nanone na Minova ruguru gatoya n'ubundi bintu bimeze nabi. FARDC Wazalendo bongeye kubura imirwano gahunda yabo ngo nuko wakinyotewe Rubaya baracyavuga yuko bayikeneye kwigarurira bagomba kuvanamo M23 byabikindi bavuga ngo Olingate. Ya magambo yo mwiringara natangiro wacyayibuka. Amagambo Abazalendo barimo kwivugisha ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakavuga yuko impamvu ari kwivuga nuko bafite icyizere bati tuzabigeraho. Bati Olingate tokozongisa bigumba niyonso oyo M23 ekangaki noki mpenza. Bati wazanga wazemera tuzigarura imijyi yose M23 yigaruriye vuba cyane. Ubwibyo rero agace ka Rubaya kafite centre nk'umuzi kakajya ariko n'ikirombe gicwa mu y'agaciro ya Karuta barakifuza cyane. Kuri ubu biravuga yuko agace kegereye iyi Rubaya cyangwa kari hafi ya Rubaya mu nza zigana Rubaya kageze mu maboko ya Wazalendo FARDC nk'uko amakuru atuka mu gace kiwabo abivuga. Itsinda rya Wazalendo riyobowe n'uwise General Noah Machano iri tsinda ry'Abazalendo rya Machano ngori ku mirongo y'imbere ku rugamba bafasha agace ka Kabingo gaherereye nko mu rugendo rw'isaha imwe uvuye muri Ngungu centre mu gace ka Masisi. Nyuma y'imigwano ikomeye bahanganyemo n'ingabo za M23 kuri iki cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Bivuga ko amasaha y'umugoroba tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu FARDC na Wazalendo bari bamaze kugera hafi y'uduce dutandukanye turimo Kanyaru ndetse bamwe Wazalendo bakavati Kanyaru twayigaruriye Lekipele. Ariko kuri ubu nk'ubu mu buryo bwatunguye benshi cyangwa se mu buryo bwihuse cyane FARDC masaha y'igitondo bagabye igitero kuri Kabingo yari agace wavuga ngo k'ingenzi kuko na agace gakingiriza Ngungu kugira ngo Ngungu centre itaza kugwa ku maboko y'Abazalendo na FARDC bagatangira gushyira igitutu gikomeye cyane ku bice bya Kinigi Ugatoyi Kasenyi n'utundi duce twose twagibwa ibitero. Ubwo rero Kasenyi byavuzwe byari bivuzwe ko yagaruriwe na Wazalendo ndetse amakuru akanemeza yuko usibye ako gace ka Kasenyi ubu noneho n'agace ka Kabingo kageze mu maboko ya Wazalendo nubwo akaba ari agace ka kilometero imwe gusa cyangwa se metero 200 zonyine tuvuge nkiya cyane igaruriwe na Wazalendo. Ukwambuye ntagaba guhaye ukwambuye bagusabye kuzongera gukoresha izindi mbaraga uza kwisiza agace karakawe bivuze ngo bakubiswe ruhenu wawirukanse uko abisobanura kose byaba ari uburyo bwa strategique bwa ari uburyo nka buri FARDC na Wazalendo bavuze ngo basubiye inyuma ku bw'ubushake ubutakaje ntago bufite. M23 rero no gutakaza uduce tungahe tunenze kamwe tubiri ntabwo ari ikintu cyoroshye nubwo yashobora kongera kwisubiza yakoresha izindi mbaraga zari gukora ibindi. Hano mpamvu bamwe bavuga bati M23 twari tuzi kidashaka kwamburwa na santimetero nimwe uko yabivugaga biri kugenda gute kugira ngo uduce tugende twisuka ku tundi batwamburwa na Wazalendo santimetero gahinduka ibirometero.
bavuga ko nta santimetero n'imwe ashobora kuzamburwa. Gusa ariko ngiyi Wazalendo na FARDC bahawe ibikoresho byinshi ndetse banahabwa abandi bakomanda bashya ku buryo nta kundi M23 babigenza usibye guhangana nabo ku rugamba, babona batsinze sava, batsindwa nabwo bakihangana bakomeza kurwana umuhenerezo bareba ko batsinda iyo ntambara. Ugarutse nanone kandi bakomeza bagira bati bafashe Kabingo ereye nko mu rugendo rw'isaha imwe uvuye mu Ngungu Centre mu gace ka Masisi nyuma y'imirwano ikomeye yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu gihe bishimira imirwano, Bertrand Bisimwa wavuga yuko kuri front line zitandukanye Kongo itari gukora yonyine, ahubwo gukorana ngo n'abarundi, abasuda b'abarundi, kandi ubwo bufatanye Kongo ikabona M23 ikabona neza ko ari ubufatanye bubi cyane bwo kwamaganira kure, kuko ari ubufatanye bw'ikibi, ubufatanye kimwe kwica ng'inzira karengane. Bertrand Bisimwa mu gusobanura ibirimo kuba asobanura neza cyane ko icyo bari biteze kubona ku mirongo y'imbere ku rugamba atari cyo kiri kuba, bari kubona FDNB irimo kwiyambazwa cyane na FARDC. Ati nubwo Kinshasa na Bujumbura rero bagaragaza ubushake bwo gukomeza ubufatanye bwazo mu by'umutekano, hari abantu benshi bakomeje kwiyongera mu misozi miremire ya Minembwe bamagana ingaruka z'ubufatanye ku baturage b'abasivili. Mu myaka myinshi ishize ako karere karanzwe n'imirwano, kwimuka kw'abaturage n'ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kugaragara, bigatuma abaturage barushaho gucika intege. Bisimwa akomeza agira ati mu muryango w'abanyamurenge benshi barimo kugaragaza ubwoba bw'uko ubuturo bwabo bushobora gukurwaho buhoro buhoro nk'uko batuye. Ibitero bikomeje kugabwa ku midugudu, gusenya ibikorwa remezo n'umutekano muke ukomeje kwiyongera, birimo gutera abantu kumva batereranywe kandi bahangayikishijwe n'ejo hazaza habo. Muri make ubwobane bwinshi kwibaza ngo bizagenda gute. Ati kuri iyi miryango ikibazo nyacyo ni kiri icya gisirikare cyangwa se icya politike gusa, kireba uburenganzira bwabo bwo kubaho mu mutekano, kubungabunga umwirondoro wabo ndetse no guha umurage wabo isekuruza bizaza. Kurusha ikindi gihe cyose abaturage ba Minembwe barimo gusaba amahoro arambye yubakiye ku kurengera abaturage, ibiganiro ndetse no kwereza uburenganzira bw'imiryango yose, niko Bertrand Bisimwa asobanura. Bwana Mukongo Zenon mu muryango w'abibumbye we ati murazi n'ikindi se, na ambasaderi wa Repubulika ya Kongo muri Loni Zenon Mukongo ngaye yagejeje ku kanama gashinzwe umutekano ishusho iteye impungenge y'umutekano muri Asazuba bw'iki gihugu ku wa gatanu tariki 23 Kamena. Umunsi waranzwe n'urugomo rudashira n'ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile. Ati ntabwo byoroshye. Mu ijambo rye yashimangiye avuga ati ku butaka umutwe wa M23 RDF ukomeje kwigarura uduce twa Kongo, ugashyiraho inzego z'ubuyobozi zihuriho kandi ugashyira ahagaragara iterabwoba ry'intwaro nshya za gisirikare. Ambasaderi yashimangiye urwego rw'imibabaro y'abasivile, avuga ko ingaruka ku baturage b'abasivile zitangaje. Abasivile amagana bicwa buri munsi, barimo abagore n'abana, avuga ko bicwa na M23, mu gihe wumvise ko na M23 ishinja Kongo kuba ariyo yica inzira karengane. Yanagaragaje ikibazo cy'ubutabazi gikomeje, avuga ko abantu babarirwa muri za miliyoni bakuwe mu zabo kandi ihohoterwa rikomeye kandi rikwirakwira mu burenganzira cyangwa se rikwirakwira ku burenganzira bwa muntu. Kubera iki kibazo Repubulika ya Kongo irimo gusaba ko habaho ingamba zifatika umuryango mpuzamahanga pana kudebeka. M23 ntiyumva batazana RDF. Zenon Mukongo ngaye yagize ati muri urwo rwego intumwa zanjye zirasaba ko umwanzuro wa Loni 2773 muri 2025 ushyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye kandi budafite butagomba kwemerwa ko baburengaho, cyane cyane mu gihe basaba u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ko ziva mu gihugu cya Kongo nta mananiza kandi imirwano igahagarara vuba na bwangu ihagaritswe na M23. Nko Zenon Mukongo avuga ku bijyanye n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo, ambasaderi wikije akamaro kabwo, avuga ku ruhare rw'ingenzi rwa MONUSCO kandi ashimangira ko ari ngombwa kwemereza ko MONUSCO ifite ubwisanzure busesuye bwo kugenda no gutanga ibikoresho bihagije kugira ngo ishobore gushyira mu bikorwa inshingano zayo neza. Iri tangazo ni kimwe mu bigize inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ikora buri gihembwe ku bijyanye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero Zenon Mukongo agamye neza cyane ko isi kwiriye kwita cyane ku bibazo bya Kongo, nyamara u Rwanda rwo rugaragaza neza cyane ko ibibazo bya Kongo bakomeza kwiterera u Rwanda nyamara atarizo. Umva amagambo His Excellency Paul Kagame yavugiye mu nama y'ihuriro Unity Club yabaye ku tariki 27
z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026 avuga ku bya Kongo yagize ati urebye aha muri Kongo y'Iburasirazuba nibyo tumaze kunyuramo mu myaka ibaye ingahe mbese ubu ni 4 ni 5 urebye ibyo tumaze gusiga inyuma yacu kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Eastern Congo hari Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose. Isi yose yateraniye ku Rwanda. FDLR na biriya bishamikiyeho byose bavuze Wazalendo biki Abarundi FARDC South Africa n'abandi nahitamo kwihorera sinirwa mbavuga. Benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo byinshi cyane bikomeye ubona ko byari byo kurwana n'igihugu kugihungabanya kugihindura ko bagishaka usibye ko banabivugaga noneho umuntu ubundi iyo bivuga udafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa ko ari ugukanga abantu ko ari kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries barabazi benshi banyuze ahangaha guha abanzi inzira ngo ntibanyureho bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku urugamba rwo kubaho ubwabyo tuzaduhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifurize nabi batuzengurutse hirya no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzaduhora tubari imbere, ntabwo uburenganzira bwacu n'ubushake bwacu, ariko twamaze no mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero. Perezida Paul Kagame agaragaza neza cyane ko Repubulika ya Kongo mu gicumbi cyabashaka kugira n'abo Rwanda ruzajya rwirengera igihe cyose bibaye ngombwa. Hanyuma tuve kuri ibyo tuze ku cyo makuru y'gatatu yakoze muri bibici genzura. Binyuze mu ishami ryayo ry'imari, AFCM ikomeje gushyiraho ubuyobozi bugezweho bushingiye ku mucyo, inshingano n'ubunyangamugayo no gucunga neza imari ya leta. Batangiye kuvuga ko nyine nabo bwaba ari leta ukusanya amafaranga yinjira, kuyacunga neza no kuyavugurura no kuvugurura uburyo bwo gukusanya amafaranga nibyo by'ingenzi mu cyerekezo cy'imiyoborere myiza ngo ya M23
buri mutungo wose ukusanywa ugamije kugenzura imikorere y'inzego, gutera inkunga serivisi za leta no kunoza imibereho y'abaturage mu turere twabohowe na M23. Ati muri ubu buryo Minisiteri y'Imari irimo gutangiza SOS contribuable uburyo bwo kwegera bugamije gushimangira ubufatanye hagati y'abasora bakora mu by'ubukungu n'ubuyobozi bw'imisoro. Gahunda ishyiraho uburyo buhoro buhoro bwo gutega amatwi, kuganira no guhanahana amakuru, bigatuma buri wese atanga amakuru y'ingirakamaro, gutanga raporo ku bibazo yahuye nabyo, kwamagana imikorere mibi ndetse no gushyiraho ibitekerezo bishobora kunoza imikorere y'ubuyobozi bijyanye n'imisoro. Video ihamya kandi imbaraga zihoraho zashyizweho mu gushyiraho umuco wo gucunga neza abanyamwuga, abunyangamugayo, gukorera mu mucyo no kubaha inzira bisimbura akajagari, kurwanya n'agaciro imikorere mibi y'ubutegetsi ngo byari byaranze ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kuva kera. Ubwibyo rero ngo akagiye gutangira gukora neza mu buryo bunyuze mu mucyo ku bwa M23, ibintu bigiye kuba ari sawa sawa. M23 yongera kwemeza ko yemeje kubaka ubuyobozi bwizewe, bukora neza kandi bugamije ineza abaturage, babizeza ituze, iterambere rishingiye ku micungire myiza iboneye kandi ifite inshingano n'imicungire y'imari ya leta, ku buryo nta kibazo mu mari ya leta kigomba kubaho habe na gitoya. Ngaruke kuri imikino y'igikombe cy'isi ikomeje kubera mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico na Canada. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikwakiriye imikino nazo zari mu bakomeje, ariko umukino turagarukaho wahuje ikipe ya Leopard, ikipe ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'ikipe ya Uzbekistan, wabaye mu masaha y'urukerera, aho ikipe ya Repubulika Demokarasi ya Congo yanyagiye ikipe ya Uzbekistan, yanarangije itsinda itabonye inota na rimwe, aho yanyagiye ibitego 3-1. Ni ibitego zatumye imbaga nyamwinshi y'abaturage b'abakongomani abo mu karere benshi cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara bishimye cyane cyane insinzi ya Repubulika Demokarasi ya Congo. Kubishimiye rero insinzi arimo abakongomani batuye mu mujyi wa Goma, bahise bishimira cyane cyane ukuba ikipe yabo ibaye qualified muri knockout, cyangwa se mu makipe azajya akina imikino yo gukuranamo, aho izakina round ya 32 ikazahura n'ikipe y'Ubwongereza, aho benshi bavuga bati Kongo izakora igitangaza itsindi iki gihugu cy'Ubwongereza. Rero muri ibikorwa byo kwishima, abanyekongo batinyutse kwishimira insinzi y'ikipe yabo, ndetse banavuga yuko ingabo zabo nazo zigutsinda cyane. Bari mu gice kigenzurwa na 23, baririmbye indirimbo zisingiza perezida wa Congo Felix Tshisekedi Tshilombo, aho rwose benshi batunguye n'izo ndirimbo baririmbye mu gice kigenzurwa na 23, batisi bigaragaza ko bahaze 23 bimeze bite. Barimbaga bagira bati faci beto, nkaho bemeza ko bidashoboka gucamo ibice Kongo, ko perezida rukumbi wa Kongo ari beton faci, perezida Tshisekedi Tshilombo ari we bose abakongomani bibonamo, kandi ari nawe ufite igisobanuro gikomeye cyane ku buzima bw'abakongomani muri rusange. Bishimiye cyane cyane ko ikipe y'igihugu ya Kongo itsinze, ndetse banagaragaza neza cyane ko ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo bwabigizemo uruhare. Umva uko byari byifashe aho ngaho nyine nyirizina Goma, ubwo abikinshasa nabo bishimaga no mu bindi bice bitandukanye ku isi bishimira iyi nsinzi ya Leopard. Birumvikana ko ni insinzi koko bagombaga kwishimira no gufeta, kuko kugera muri kimwe cya 16 ntabwo ari utuntu tworoshye. Mwumvise uburyo aba basore n'inkumi berahiraga mu rukerera bati faci beto, kandi bari Goma, agace kagenzurwa na 23.
benshi bavuze ko ari ubutumwa bukomeye bari guhereza ayo 23 bayibwira bati nubwo muri hano imitima yacu iri Kinshasa. Wowe ubona ute? Komeza kugira ibyiza ubana natwe iminsi yose iri imbere. Amahoro ubwe neza. Shalom.